komeza. Mama buryohe na papa buryohe urabazi? Yego. Naba mama n'umumama n'umupapa nyine barakuze pe. Bafashe ifoto bari kumwe na Jihad. Jihad ari hagati yabo, ari hagati ya papa buryohe na mama buryohe, Jihad ari hagati yabo. Bandikaho ngo uruhukire mu mahoro. Bashyiramo indirimbo. Barangije bashyiraho n'indirimbo nyine baririmba ku kiriyo cy'umuntu wapfuye. Nyine cy'umuntu wapfuye nyine kwa kundi bo mwagiye gushyingura umuntu bagashyiramo ya ndirimbo nyine ivuga nyine isezera nabibonye igendere yego ibintu nk'ibyo ngibyo. Njyewe ndabizi neza ko Jihad yigeze kwataka mama buryohe na papa buryohe nyine akabivuga mu mvugo ye. Ntabwo yabatatse. Sinibanga amatiko gusa niwumva ibyo DJ Brian ndetse Muyango na Tesha bavuze kuri buryohe uraza kumirwa cyane, bavuze amagambo mabi akomeye cyane kuri aba bantu, ndetse uru mu rwango rushobora kuba rugiye gutangira muri showbiz nyarwanda. Kuva aho yamana video yigiriye hanze abantu benshi bakomeje gufungwa bafite inshuti zabo zibakunda zibaryamyeho. Reka turebe iyi ntambara iraza kurangira ite, biraza kugenda gute. Iki ni ikiganiro nafatiye kuri TikTok ya Tesha. DJ Brian arimo arasobanura byinshi mu bihari ndetse na Muyango. Nimukurikira ikiganiro maze mwumva amagambo bamuvuzeho, ubundi muze turebe aho aya mateka ari kwerekeza. Ngwino ku rubuga rwa Nkunda Amateka uzajya ubona amakuru menshi agiye atandukanye. 3, 2, 1. Caceka umva icyo yamusubije. Oya njye mvuye ubaye. Oya umva ibyo yamusubije. Umva igisubizo. Ariko bucume vrema uraremvye basha, ariko vrema aho nta n'isoni kungika audio nk'iyo muri groupe ya fraternité yo gusenga uzi yuko harimo abantu baba mama. Ariko yeza mubwira ngo ukarungika ibyo bintu ntuba bisaba abagenzi bawe inbox, apana kuza kurotera muri groupe ngo ndabasabye mushire muri groupe ya porno urugaporomukira mu Itanganyika. Urerewe hehe utagira n'umutima? Nimero zanje ni 6 Tesha wabikuyemo sho. Muya umva ikintu twari turi gushaka kumvisha. Abantu bajye bubaha niba turi muri groupe yo gusenga. Urazanamo poromumva. Reba uno muntu witwa Queen aravuze oya njyewe si ho mvuye, umwana wanjye ararwaye naraye nicaye ariko nshimye Imana ibazanye hano ndabakunda. Imana ikorohereze, Imana yorohereza umwana wawe inshallah aramera neza. Kuri pe abana bararwara ujya kubona ukabona ngo pa Agushamuye abantu baragukunda maskini. Ese ubu kwizerwa waryamye sheri kandi ubu kwizerwa rero ati furniture rya matarabona igiceri cy'ine batarabona igiceri cy'igitara tarabona. Ariko sha ni umwana mwiza kwizerwa. DJ kwizerwa n'umwana mwiza. Njyewe sheri abantu 187 barangaha muzindukiye saa 11:15 kwizerwa ati furniture. Niba ushaka intebe n'ukanda njye wamuri intebe zanjye n'ukuri reka mbabwire. Fata ijambo sheri tugwaye. Ndabona abakunzi bawe bameze nkaho tumeze nk'ari injajwa twakwimye ijambo ngafa. Reka mbabwire sibyo ari gihe umuntu azano ugahereza shout umuntu abantu akavuga ati uyu muntu wenda ni iby'abescro ni abastari ni ibiki, ariko kwizerwa abantu mujya mubona intebe z'iwanjye ni wazimore, DJ Brian ni wazimukore, amarido y'iwanjye ni wayakoze, ibitanda tanukuri mumuhereza amafaranga bakorera ibintu byiza. Mamige twe turashaka gukora cyane tukamera nkawe man. Oya Tesha sha waritse. Oya muya wowe yuvuze ijambo. Reba abantu bose hano man nta muntu n'umwe uri kudufatira urugero. Abantu bose ni Muyango. Barabanga ibyo uvuze ngo nibyo by'ukuri. Oya reka mbabwire reka mbabwire impamvu. Njye ntabwo nkunda kujya live, icyo ni icyambere, abe TikTok abe Instagram. Ako wenda mwebwe sometimes muyamucisha mu mukajyaho abantu bakagira umwe ubuntu nanjye ndikumva nashyushye, ndikumva nakigumira kuri live. Ndagushimira Umva ahubwo we DJ unzanyana shanda kuremera shiri wanjye
DJ se irive uriho ni ako shamuye sureba ikintu ubukoze sujoininze live ya Tesha ariko reba muri comment show abantu abantu bawe dore uyu nguyu yabonye twarakera uno hano hari umuntu witwa Murebwa mureka mu munota Murebwa aravuze ngo Muyango tuganirize utugire inama mu buzima mumbabareje mu munota mvuge kandi mbere yuko Muyango bagira inama ndi imbere y'Imana ishobora byose Muyango niyo muntu wakugira inama njyewe na Tesha mwumva twashwanye ariko iyo twashwanye ni Muyango niwe ujya ubijyamo kugira ngo twiyo hano hariho abantu 193 ariko rero amagambo yanyu yo kuyamanaginga byarananiye pe mujya munca muri humye mugakora live ari live ejo bundi mwakoze Mami I love you DJ nawe turagukunda cyane DJ ngo nawe barakunda mwese barabakunda umva rero mbabwire reka nyamagire inama mitemva no kuri live nigendere sinzi inama mukeneye niba ari yo mu buzima ni ari ya hehe niba ari yahe ariko ikintu kimwe cyo nabwira umuntu uri kuri live hano hari abantu 200 si 200 nanjye mfite ijambo nshaka kubabwira magenda okay abantu bari hano 200 ngiye ikintu kimwe nababwira ubuzima tuzi ejo hashize ariko ntabwo tuzi ejo hagiye kuza ibihari urakoze Tesha gwino hano ikintu cya mbere wabyumvise neza ubuzima turimo ariko bweze ntabwo tubuzumva wihatiriza wigira umuntu ubwira ngo ngiye nduyu cyangwa se nduyu icyo ni kimwe ni kimwe cyane cya kabiri wigira umuntu ubwira ngo ngiye ndi Muyango ngiye ugomba kumenya gutyo oya bitinde bihite icyo wakoze muri rubanda cyangwa se simbizi uko banira abantu ibyo bintu biragukurikirana kandi ntabwo bikurikirana uyu munsi cyangwa ejo bisaba igihe kinini ubu bintu biba biri kutubaho ni ibintu uba warakoze nko mu myaka 2 ishize njye like nyine nkurikije experience nyine mfite cyangwa ukuntu ibintu mba ndimo ndagenda mbibona mistake yose ukoze menya ko Imana irakicaye ku ntebe y'imbabazi kare hari akantu nabonye like hari umuntu waje hari umuntu wahoze arimba muri ADPR and then agarutse hari ibintu bari baramureze baramufunze agarutse banga ko nyine aririmba njye nakuyemo isomo rivuga ngo Imana twese iratureba ikabona ibyo dukora irabire wabikora wihishe waba uri mu cyumba cyawe wenyine waba uri nijoro aho waba uri hose Imana ikintu wakoze irakibona waba uri Brian ufite amatatuwaje waba uri Tesha waba usinda waba unywa waba simbizi icyo waba ukora cyose sheri nyine niyo Imana ibera Imana irareba imbere mindani kandi ari ikintu abantu batazi n'ukwibuka Imana yibuke niba umwana arwaye ubwo ati Imana uribuka ko nigeze guhura n'umuntu urwaye nkamubwira ngo umwana wawe nakire nukuri nyine ikindi kintu abantu batajya bamenya cyangwa se na Tesha nuko manifestinga reka kuvuga ibintu bibi ku munwa wawe kwiyaturiraho ibintu bibi cyangwa kuvuga ibintu bibi no reka no kubitekereza vuga ngo Muyango mbanje gusaba Imana imbabazi uyu munsi niriwe naturiraho abantu ibintu bibi Imana imbabari izina rya DJ byo bintu nyine byihorere Imana ibibona mu burakari ikubabare kandi ubwo yanakubabariye nukuri pe yakubabariye Tesha ndakumva uri kumva rero abantu bari hano muri benshi cyane pe ikintu ngiye nabibwiye ntago ndi inzobere mu kugira abantu inama nanjye nkeneye inama ariko ndi kubabwira utuntu duke twagiye tumfasha niba ugejeje 11 uri maso bivuze ko 9 wari uri maso 9 bajya bavuga ngo isengesho rya 9 ngo rirakora byuka 9 z'ijoro usenga ubwira Imana yawe haleluya Tesha rekizo ngize muyimbabare muri ayo magambo meze uri kutubwira ureke Tesha sengera abantu okay kanse sheri wanjye kanya ndikiye hari doke ya ego amana
You don't care. Rero nyaramwe nga don't care. Okay mwami ndagarutse. ariko muya utarava kuri live ngereka nkubwira ikintu cyambabaje mujye mwibuka no kwihana nyine nari bishu ibyo ndabyemera ariko mbabara mbere yuko uvaho reka nkubwira ikintu cyambabaje uyu munsi Jihad n'umushiki wacu sibyo umuntu witwa ngo ntumenyere ngo arabakunda cyane ngo nubwo mwamukora ariko muyambabara we muregere n'abandi bantu bari hano mbaregere Jihad akunda gukatira abantu nanjye ndi umuntu Jihad yakatiye bakamufunga nabyenjoyinga nshobora no kubiposta nkavuga ni sha cyokoze Imana ihanira igihe pe nyine nkavuga nyine nkurikije nyine ukuntu umuntu yanyataka nanjye nshobora gupostinga bitewe n'ibyago byamugezeho bitewe n'ukuntu nawe yanyatatse nanjye nkamwishima hejuru niko we umuntu aremye uri kunyumva ukumva nshobora kuvuga ati Mana nanjye uraramukugiye guma icara reka twicare icara nyine reka twicare ngena ngo ukuntu urunebwe amabyiwi ntabwo ari live ya uri kumva ururihera nguru uri kumva muya yego Jihad ni umushiti wacu kandi Jihad afite ukuntu ajya akora ama live uri kumva wenda akibasira abantu none abo bantu yibasiriye ntibabikunde bitewe n'ibibazo bafitanye yego nanjye ndi umuntu uri mu bo Jihad yibasiriye bikambabaza kurenza uko njye namwibasiriye baramutse bamufunze nakandika nye ubutumwa bwerekana ko nishimye ntago mbizi ikintu nakandika ariko nakerekana yuko kabisa Imana ihanira igihe yo grace message zose reka ngiye mu bw'inzu cyambabaje kuri uno munsi wose pe abantu bapostinze abakora ama live bayakoze abavuga ibyo bavuga babivuze muya nyine uwandika yanditse uvuga yavuze uwakoze live yayikoze ariko ngiye ukubwira ikintu cyambabaje kuri uno munsi kandi icyo kintu cyambabaje ntago mbizi ukuntu kizarangira uretse wenda yuko njyewe nsenga usibye gusenga Imana kikarangira Papa Buryohe ari YouTube channel yo Papa Buryohe na Mama Buryohe ndibasura yizi DJ ndi kukumva kubera ko nakosa bari bafite shubari nabo Jihad waramubona yatatse umuntu just from nowhere umuntu gutyo nyine bo ndende ku ruhande rwabo nona ubundi kuvuga bo babifasha yuko yabatatse kwa ko Jihad abarushumunwa no Jihad abarushumunwa Jihad yavuze amagambo aruta yobo bavuga nk'ababyeyi baracishika nyine nako nandwa ari nk'ababyeyi babuze icyo bamusubiza kwa ko Jihad abarushumunwa na YouTube barasubije muraza ku ijambo ryari nanjye ibyo bintu ko ntago narayiza kuvuga ntago narayiza kurega nandwa ari wowe ndi kuregera wenyine ndi no kuregera abantu bari muri comment arangije Jihad arangije nyine we barangije kwatakana Jihad icyamufungishije twese turakizi ni ugukwirakwiza ama video ntago ari wayifashe twese video yakugezeho ushaka uyu mushiti wawe video ntago mbizi bya video nyine gukwirakwiza gendo nyari cyangwa byore uri kumva ariko baba ndi post kuri Instagram bafashe ifoto Mama Buryohe haraha Papa Buryohe haraha Jihad bamushyira hagati bamushyiraho n'akantu nyine n'agakubo kamwerekana we wenyine bandikaho ngo uruhukire mu mahoro muya ndabizi neza ko twese nako wenda we nagomeze nkatwe wenda reka nge we nivuge ku ruhande rwanjye natesha wenda turabanyamihanda hari igihe tuvuga amagambo mabi hari igihe tuvuga amagambo meza by the way abantu bari hano muri comment ngewe natasha tudafite muyango igihe tumaze tudafite muyango ntago nababwira ngo ribu natwe niba yaradutwaye ariko muyango niwe muntu wa mbere utubwira ngo ibi bintu ntago ari byo ibi ngibi ni byiza muya niyo mpamvu nkuregeye sibyo Jihad nawe hari ukuntu ajya twitsimba agakora ama live agapostinga ibintu utanazi uravuga ngo yaduciye Mama Buryohe na Papa Buryohe ni ababyeyi twese dufataho icyitegererezo ni ababyeyi nyine bakuru bakabaye bagira umuntu inama ni n'ababyeyi badahorera kushuri
umubyeyi uramuhemukira ukamwiba bibiri ejo ukamwiba ariko agakomeza avuga ati nzamuganiriza buri ijambo ry'umubyeyi nyine akubwiye urarikurana ukagenda rikurya ariko ukarikurana sibyo ariko kwandika ngo uruhukire mu mahoro muya nk'aho umuntu yapfuye nk'aho umuntu bamushyinguye kandi bamufunze ejo n'ejo bundi azagaruka ukandikaho ngo uruhukire mu mahoro ari ababyeyi bakabaye wenda barenzaho cyangwa wenda bakamupostinga n'ifoto yabo wumve yuko iyo foto bapostinze yari ifoto bari kumwe ibyo ari byose bari banezerewe kuko muri iyo foto bose barasagaga bari batatu baramufata bamushyiraho agakuba ngo uruhukiye mu mahoro wenda muya wowe ufite ibitekerezo biriti byacu ibyo bintu n'aba bantu n'aba bantu bari kuri live wenda mwebwe mufite ukuntu mu bitekereza birenze pe Jihad n'umunyamufite ntabwo ndi ku ruhande rwa Jihad ariko se nimba ngewe Brianne bamfunze ni ngombwa ngo umubye atari n'umugenzi wenda mugenzi wanjye yandikaho ngo uruhukirire mu mahoro hakandikwa umuntu w'umumama n'umupapa bakabaye bangira inama cyangwa bakabaye bankosora bakandikaho ngo nduhukire mu mahoro. Wasoje? Ndasoje nta nubwo nongera kuvuga. Umva DJ rero kuri ibyo bintu wenda nuko uvuze ngo mama buryohe na papa buryohe bonyine abantu bapostinze ni benshi pe gusa ngewe like nyine ikintu ibyo bintu nabivugaho ntabwo ari ibintu byinshi kuva 2019 kugeza 2025 hashize imyaka ingahe irenga 5 2019 2021 na 2 na 3 na 4 na 5 imyaka 7 imyaka 7 genda urebe inkuru zankozweho 2019 urebe izankozweho 2021 wandike gusa mu yango 2019 ngiye kwishyiramo buri muntu wese wavuze ibintu ukuntu abyumva kuri njyewe wakanga buri muntu apana buri muntu nakanga abantu benshi cyane benshi pe nta nubwo ngiye mu yango nakabaye nzano nkavuga ni nayo mpamvu benshi usanga bavuga ngo karakaryarya biriya biki na biki ariko twese dufite platform ahubwo ukuntu tuzikoresha biratandukanye pe hari ahantu utakifuriza umuntu ku gitanda cy'abarwayi uburoko ubukene ibindi ni ibiki njye ikintu cyambabaje yaba abantu bari kwandika kuri Jihad ari abantu tutazi batuka abantu ari abantu beza abantu muri societe nyine nyarwanda bari abantu beza abantu bafatiraho urugero mu bantu bose ugenda ubireba ni benshi pe muri bose nta muntu utaratuka umuntu mu bantu bose bavuze kuri Jihad nta muntu utaratuka umuntu abenshi baratukanye abenshi bashyize abantu hanze abenshi bafashe abantu amajwi abenshi nyine n'abantu bagiye nyine bakora utuntu tutari twiza ariko ubwo se nabyo tubyite nyine part of showbiz ntabwo tuvuge ngo ni showbiz abantu bari gutwika ntabwo nzi ibyo bintu ukuntu ngenda bubyite so rero njyewe nemera ko nyine igihe nyine iyo kigeze ibintu bikavuga Imana ikavuga ngo ibintu bigomba kugenda gutya ubwo nuko ntacyo we Brianne wabikoraho ntacyo nabikoraho nta muntu n'umwe ufite ikintu ibyo bintu yabikoraho ariko ikintu cyo nzi neza ni ukuvuga ngo Imana ituma na buri muntu ugomba kuvuga icyo ashaka akivuga bitewe n'igihe urimo cyane rwose none se ni urugero nkanjye mama Miguel mvuze ngo ngiye kwanga abantu bose cyangwa abantu bose bakoze inkuru kuri Muyango byarangira narabaye nk'umusazi cyangwa nzano nkavuga nanjye ibindi bintu bibi cyangwa nkakora simbizi nyine tu ubwo wenda nabo bakabishyira mu cyimbo cyabo tuvuga ati wenda ubwo nabo niko babyumvaga none se twabigenza gute ubwo nabo niko bari kubyumva muri kano kanya ariko nyine si byiza kwifuriza nyine umuntu ikintu kibi tu ni bibi byatari njyewe nk'ubu ngubu hari nk'umuntu yaranutse atuka mama wanjye atuka abana banjye atuka murumuna wanjye aranuka kabisa aranyandarika ashyira ibintu byanjye byose
ibibaho n'ibitabaho ku buryo nanjye nagezeho nkavuga se hari undi muyango uba mu Rwanda utari uyu nguyu, ariko uwo muntu nawe yavuze pe, yanditse ngo Jihad yaramurembeje, kandi uwo muntu yakoze ibintu bibi pe, bibi bya bindi nyine nanjye nakabaye mvuga ngo natinye uyu muntu. Ariko rero uwo muntu nawe nyine yanditse ko nawe ngo Jihad ngo yaramubangamiye, kandi nawe nzi abantu barenga 10 nakora list yatutse akandagaza bose akabashyira hariya. Ariko uwo muntu nawe uyu munsi yari afite ijambo kabisa, nabibonye ndavuga wow, iyi si yacu rero irashaje, iyi si niba ari like dusenge tu, nta kindi twakora ni ugusenga. Njye nabonye umuntu wagiye araramvuga ngeraho ndavuga ati uyu muntu we niwe ubwawe wambajije ngo ariko se hari undi muyango uba hano i Kigali utari wowe tuzi, nanjye nangira kumva ko ari undi muyango. Ariko uwo muntu uyu munsi yari afite ijambo, yakoraga riposti rwose z'ibinyamakuru runaka. Yanditse ngo narabona Jihad yakoze, yego njye nabisomye nubwo bincitse. Jihad narakora inkuru mutizaniye ku mihanda, iyo mwazanye ibintu ku mihanda araza nyine akabisesengura nk'umuntu nyine uri muri bize yakora inkuru akuye. Yego nawe arabibabwira ati muzajya mubyizanira imihanda natwe tubone. Gatesha njyewe nago uri kumva ikibazo cyanjye buryohe. Njyewe kuba Jihad yaza akankomeretsa nanjye bamufunga nkandika birumvikana, ariko kuba umuntu mukuru nka mama Buryohe na papa Buryohe baza bakandikaho ngo uruhukire mu mahoro iruhuko ridashira. Abantu bafata umwanzuro wo kwigisha ibintu bijyanye n'ububobere nagushaka gutuka. Oya bigisha ibijyanye n'imibobere. Oya muya amavangingo mubwire. Mami ge ngire ndese Tesha mami ge ibintu turivuga ngo ritugire abantu ngo tubigishe ibintu by'ububobere. Oya mami ge data narimvuze njyewe urumva nago ndi njyenyine ariko ndagerageza uko nshoboye. Mbwira wenyine njyewe ndi kinda drunk uri kumva. Ariko niba umupapa yaza akakwigisha ububobere akakwigisha amavangingo akakwigisha ibintu byose bijyanye no kuboneza urubyaro no gufata umugabo neza, bwacya akabivamo agatangira akajya mu byo kujya yerekana ngo abana bari kunyara kwituma. Oya aho ngaho nanjye reka mugarukire rero sibyo. Papa Buryohe na mama Buryohe bafite umuryango, afite abana 3 bose ni bakuru, bakeneye school fees, bakeneye afite abana 6 batanu hari hari Jihad, hari Bebeza, hari Joanna, hari reka kuzana abana hano. Tesha Samia, hari mwambabariye ntimuzana abana hano sibyo. Njye n'urugero narima amazina y'abana. Tesha urongera kuvuga abana ngenda ahita hano. Gusa nuko na Jihad no kuvuga ngo wari wabona Jihad yashatse Jihad nawe afite abavandimwe nawe afite nyina. Reka mubwire hano hari umuntu uvuze ngo Tori ya Zuzu ngo muyango ntukigire mwiza ngo umugarukire. Nese namugarukira Papa Buryohe sindabona, wenda yavuze ngo njye mfite office n'urugero curuza amakayi cyancuruza inkweto. Urakoze hano ye kandi bamwinjiriza bamwinjiriza YouTube channel ye. Ni nk'ukuntu nanjye kuri YouTube channel yanjye ngomba kuzana abantu bo kuri date kandi nkababaza ibintu. Akomeye abanza ubwire ukuntu abantu YouTube channel yawe ari YouTube channel ya mbere iyoboza amafaranga kandi RPM ngiri hejuru uvuga agatubutse ufite amafaranga. Samutangiye kubivanga reka nigende. Mami Joseline my date babara nabonye gusanuka dubera my date. Joseline 3 ndakwisabye wa mubyewe cyandi buri n'umukobwa njye ndi kuvuga ukuntu ibintu mbyumva bidakweho nawe ukwawe ubyumva. None se umuntu niba afite YouTube channel ye akaba afite ibintu ashyira akabona bitari kumwinjiriza kwe tisa atakora ibindi bimwinjiriza gusa ntago ngende mu ndabivanga na yes.